Yes, sinongeye guhereza ikaze ku YouTube channel ya Samuji Official ndetse hanakwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza uherereye hose. We tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero ndagira ngo unyemerere turebere hamwe ibikubiye mu iri tangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko inama y'abaminisitiri yari imaze guterana. Bityo rero imwe mu myanzuro yafatiwe mu iyi nama harimo rwose n'itangazo rireba aba content creator benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero ni ibintu rwose byakunzwe no kugarukaho kuri uyu munsi cyangwa se guhera no ku munsi w'ejo. Abantu benshi bavuga yuko urubuga rwa TikTok rugiye gutangira kuba rwahimba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse banasubiza ikibazo Bruce Melody yari yabajije cyangwa se ubuvugizi yari yakuriye aba content creator bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, abasabira yuko rwose babakira monetization ku mbuga nkoranyambaga nabo zikazajya zibabyarira umusaruro zikabahemba nk'uko mu bindi bihugu bigenda. Rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngira ngo ni ibintu mwabonye rwose yahise avuga kandi rwose icyo Paul Kagame avuze aba ari nk'itegeko gigomba gukorwa vuba kandi byihuse. Rero nyuma y'uko Bruce Melody akuriye abanyarwanda ubuvugizi by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga, ngira ngo abanyarwanda batangiye kubona impinduka nk'urubuga rwa TikTok abenshi bakoreshaga mu buryo bwo kwishimisha cyangwa se abatarukoreshaga mu buryo bwo kwishimisha ni abakoraga live kuri TikTok, abafana babo bakabasha kubahereza amagifts, ni ubwo buryo bwonyine babonagamo amafaranga. Ariko kuri ubu ngubu ngira ngo mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kongeramo ubundi buryo abanyarwanda babonamo amafaranga buzwi nka subscription. Ni uburyo abanyarwanda benshi bakoresha urubuga rwa TikTok bishimiye cyane ndetse burabanezeza. Ariko nabwo ikindi gihari kuri ubu buryo bwa subscription, kugira ube wabonaho amafaranga ni ibintu bigoye cyane. Ngira ngo ntabwo uburyo bwa subscription bwongeremo hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo bwari burimo, ariko nabwo biragoye kuba wabona amafaranga kuri ubu buryo, kubera yuko uburyo bimeze ntabwo ari views baguhembera, ahubwo ubu buryo bwongerewemo muri TikTok hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ni uburyo umufana wawe rwose ashobora kuba yavuga ngo agiye kuba yafata nko kuri konti yiwe asetingamo amafaranga azajya aba yaguhereza, atari amafaranga wenda yuko yarebye video yawe cyangwa se views yaguhaye, ni amafaranga uzajya uhabwa n'umufana wawe. Urumva rero yuko biragoye kuba wabona aya mafaranga. Ngira ngo rero nako kandi ukahindutse muri TikTok hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nabwo byanejeje abanyarwanda benshi, binabaha icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bundi monetization ishobora kuba yaboneka hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, urubuga rwa TikTok rugatangira kuba rwabyarira abanyarwanda umusaruro nk'uko urubuga rwa YouTube rubyarira abanyarwanda umusaruro batari bakeya. Ibintu byo gukoresha imbuga nkoranyambaga rwose bishimisha cyangwa se kuzimaraho umwanya bareba iby'abandi, ni ibintu rwose abanyarwanda bashaka guca buri wese akajya akora ibihangano bikamubyara umusaruro. Ngira ngo kugeza n'uyu munsi hari abanyarwanda benshi bakabye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri TikTok urahagera ugasanga ufite ibihumbi magana by'abafollowers, ariko nanone ugasanga nta musaruro bibabyarira. Rero ibyo ngibyo rwose vuba aha ngaha mu minsi iri imbere bizaba byamaze kuba byavaho. Urubuga rwa TikTok narwo ruri kubyarira abanyarwanda umusaruro nk'izindi mbuga nkoranyambaga cyangwa se nk'abo mu bindi bihugu, nk'uko nabo bazikoresha imbuga nkoranyambaga zikaba zababyarira umusaruro. Rero kugeza na n'uyu mwanya, nyuma y'uko Bruce Melody yatangiye aba content creator ubuvugizi cyangwa se abashoboye ubuvugizi yuko imbuga nkoranyambaga bazimonetiza, ngira ngo impinduka zamaze kuba zaboneka nk'akantu bongere muri TikTok. Ndetse ikindi gihari ni uko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ababishinzwe kuba basabira izi mbuga nkoranyambaga monetization bamaze gutangaza yuko ibintu byo gusabira izi mbuga monetiza babigeze kure vuba aha ngaha bidatinze, uko bigenda bitera intambwe
bari bugende bamenyesha aba content creator abahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bakoresha izi mbuga nkoranyambaga nabo zikaba zatangira kuba zababyarira umusaruro. Rero munyarwanda, ubu ngubu ibyari ni kimwe, nimba nawe wakoreshaga izo mbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kwishimisha nk'iyo TikTok, cyangwa se nawe wabikora bakaba baguca intege bihorera ibyo bavuga ntabwo abizi, ejo cyangwa ejo bundi ibyo ukora bizakubyara umusaruro. Babandi bakubwiye ati ntacyo bizakumarira, ntawe uzagira burya, nibabona hari icyatangiye kuvamo nabo bazafata iya mbere bakubwira ngo wadushyizemo. Ngira ngo ni uko nguko bigenda mu buzima bwa buri munsi, ikintu icyo ari cyo cyose waba uri gukora ntiwabura abacantege. Nujya no gukora ikintu ukabura abantu baguca intege ukabona ntibabyitayeho, uburyo uzamenye yuko icyo kintu urimo ukora atari ikintu gishamaje. Ariko nabwo nanone nubona hari benshi baguca intege, uzamenye ko icyo kintu ari icyadanje ndetse cyanananiye benshi. Ariyo mpamvu rero ugomba kugikora ushyizeho umuhati kikaba cyageraho kikugeza. Rero kugeza n'uyu mwanya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda urubuga ruhari rutanga amafaranga ku banyarwanda ni urubuga rwa YouTube, naho izindi mbuga nkoranyambaga zose tuzikoresha mu buryo bwo kwishimisha gusa. Nabwo na TikTok iratanga ku bakora live, nibwo buryo bwonyine bayabona bagakora live abafana babo bakabahereza gift. Urubuga rwa Facebook benshi barukoresha mu buryo bwo kwishimisha, ariko nyamara ku rundi ruhande mu bindi bihugu bihembwa kuri Facebook barukoresha mu buryo bwa kinyamwuga bakabasha kuba babonaho amafaranga. Facebook ntabwo twatinya kuvuga yuko nayo iri mu mbuga nkoranyambaga zihemba neza. Instagram nayo ni uko nguko, abanyarwanda benshi bayikoresha mu buryo buri aho ngaho bapostingaho kugira wenda babe bazamura influence yabo. Nayo kugeza na n'uyu munsi ntabwo iri mu mbuga nkoranyambaga zihemba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko bazikoresha ni ibintu bazi cyane, ndetse na bamwe mu batazikoresha ari aba bafite amakuru menshi cyane. Hano ngaha rero mu Rwanda urubuga ruhemba nk'uko nabikubwiye ni YouTube yonyine, nayo ntihemba mu buryo bweruye kubera yuko nta ma ads tugira hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ku bari mu bihugu birimo ama ads babasha kuba babona amafaranga menshi cyane, mu gihe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda views zaho benshi bazifata nkaho ndetse nta n'agaciro zifite, kubera yuko nta mafaranga menshi avamo. Ni uduceri duke cyane ku buryo bushoboka, ariko kuko Bruce Melody yabisabiye abanyarwanda yuko nabo badukorera ubuvugizi aba content creator tukabona ads. Izo ads nizimara kuboneka ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube, amafaranga rwose azatangira kuboneka ari menshi ku ba content creator bakoresha imbuga nkoranyambaga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nkomeza kukubwira ugira ibihe byiza wowe ukoresha izi mbuga nkoranyambaga, rwose kora ndetse udacika intege kubera yuko birimo biratogota, biri hafi gushya. Ejo cyangwa ejo bundi izi mbuga nkoranyambaga zizaba zatangiye guhemba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda zose, n'izidahemba rwose monetization bazayizisabira nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze. Rwose babikurikirane rero, biri mu nzira ndetse babigeze kure badusabira monetization. Kamubwira ukomeze kugira ibihe byiza